byagenze urumva umugore ari umuntu woroshye urumva umugore ari umuntu wo kwisukira ndagira ngo abandi abasoma bibiliya n'abashaka kugira icyo biga abashaka kugira icyo biga ku cyerekeranye na bibiliya icyo umugore muzakiga bushyashya muzakiga bushyashya ni ukuri muzabyiga bushyashya ubwo abantu bafata umugore uko atari kubera uzabana nawe kandi akamwemera nk'umuntu bari kumwe nawe kuko umugore niwe witiranwa wenyine n'Imana aho kantu arukaza none se mwirema umugore ni iki ni nyina wifite oya mwirema umugore ni umufasha none se umwuka wera ni iki nawe ni umufasha none se nyina umugore akaba none se umwuka wera umugabo murusha imbaraga ze ari nyina wifite wumvisha umwihariko w'umugore wumvisha uburyo umugore w'imbaraga zigize ziti satani yagiye kurwanya nde umugore none se nyine yari kurwanya Adamu se amushaka yihe yarwanyije umugore kuko umugore niwe munyembaraga niwe wari utwaye amabanga y'Imana ni ukuvuga ngo umugore natsindwa umugabo araba agize ate nicyo nendaga kuvugaho cyane nubwo twagiye mu buryo busanzwe ntabwo Imana yigeze itesha umugore agaciro umugore Imana yamuremye mu mwihariko wayo umugabo asinziriye kandi n'uyu munsi umugore imbere y'Imana aracyari umwizerwa reka tubasuhuze mwebwe mudahema kubana natwe ariko bwije no kuba cyamahoro ya Kristo nawe kuri mwe kandi umucyo w'iteka urushaho kubazenguruka iyi ni ya televiziyo yanyu televiziyo yacu ni Solo Church TV nk'uko bisanzwe reka tugusabe utarakora subscribe share comment link ubashe kubikora kugira ngo umwanya ku mwanya inkuru zose rwasohoye zigeze kugereraho ku gihe kandi uzaba ugize neza twabwiye ko tubatumira abakozi Imana bagiye batandukanye uyu munsi mwibuke ko ubushize twabanye na Apotre Atanazi na Apotre inde Anastase na Apotre Anastase uyu munsi rero twongeye kugira umugisha mu cyiciro cya kabiri cy'ikiganiro tugiye kuganira kandi nacyo kiratugira umumaro inzi ko mwabishyize muri commentaire ko mbese aribyo afungura mwongere mubikore zamugize neza reka twakira Apotre Atanazi noneho atwibwire namara kutwibwira ahita twakirira na Apotre Anastase karibu Apotre nibyo nitwa Apostle Munyantwari Atanazi w'itorero Ubugingo Bushya twagira umugisha wo guterana cyangwa se uyu munsi wo kuganira na Apostle Anastase ndibwira ko mwabidusabye muri commentaire ko twamugarura akadusobanurira ku ntego tugiye kuvugaho mu kanya araza kubidusobanurira ndabasubije mwese abakurikira ikiganiro cyacu turakwikiye Apotre Anastase nk'uko bababwiye nshimiye Imana rero ko twongeye guhurira kuri iyi kamera kugira ngo tugire ibiganiro tuganira bimwe mu biganiro nkunze kuba mfite ndagira ngo rero mbaye ikaze nawe tuguhaye ikaze kuri niyo Solo Church TV tutavuze byinshi Apotre Anastase abakunzi bacu barakwishimiye cyane barakwishimiye ariko mu rwego rwo kugira ngo barusheho kumenya no gukurikira no gusobanukirwa ku bijyanye n'ijambo ry'Imana hari ikibazo bambajije aricyo tugiye kukugezaho nawe ubashe kutugira mu mizi udusobanure neza nk'umuntu nabonye ufite inararibonye mu by'iyobokamana ikibazo bambajije barambajije ngo umugore mu mwihariko w'Imana mbese yagaragaraho gute umugore mu mwihariko w'Imana yagaragaramo gute ese mu nshingano zigiye zitandukanye abakozi b'Imana reka tuvuge gutyo bahabwa mu mwihariko w'Imana umugore yagaragara mu zihe nshingano ese ashobora kuba yabamo cyangwa ntiyabamo yego murakoze cyane abadukurikira mumbajije ikibazo cyiza kandi ngira ngo tuze kukiganiraho ariko topic mushaka ko tuganiraho ni topic nini cyane yagutse isaba ko twazayikoraho ibiganiro byinshi yego ariko turaza kugenda tugira icyo tuvuga ku cyerekeranye n'umugore mu mwihariko w'Imana nk'uko mubivuga ngira ngo hari ikiganiro cyanyu nakurikiye murimo muraganira ku byerekeranye n'inshingano z'abagore mu itorero aho abantu benshi
bamwe bavuga bati ntabwo umugore yagombye kugira inshingano mu itorero zo kuba umushumba, abandi ati yagombye kuba umushumba, abandi ati se ni icyo umugore ashinzwe mu itorero, abandi ati umugore arahejwe cyane ku buryo atagombye kugira n'icyo akora. Ariko ibyo byose bituruka ko nyine hari ibyo abantu bakeneye kumenya kugira ngo buri muntu wese amenye uruhare rwe. Gusa igishimishije kirimo muri byo ni uko twese twacunguwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Hanyuma rero umugore nyine mu itorero arimo, umugore nawe ni umunyetorero. Tuza kubanza tubimenye. Turabizi neza. Iyo tuvuze abanyetorero ni abacunguwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Abo ngabo bamaze kwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Rero umugore ni umunyetorero. Bishatse kuvuga ngo mu itorero urugingo rwose ruri mu itorero Imana rushyizemo kugira ngo rugire ibyo rugira icyo rukora. Niko biri tubwira. Nuvuga ngo ni ingingo ziri ku mubiri, abo umugore, abo umugabo, abo umwana, ni ingingo nyinshi ariko ziri ku mubiri umwe. Ni ukuvuga rero mu itorero hari abahawe guhanura, hari abahawe, buri muntu wese agenda hakagira abahabwa ishurirwa, abahabwa kubwiriza ijambo ry'Imana. Uvuga ko umugore tubanze tumurebe ko ari mu itorero. Ari mu itorero. Turabizi yego. Hanyuma rero ntabwo icyo Bibiliya ivuga ku mugore uretse n'izo nshingano, umugore afite ibintu byinshi avugwa muri Bibiliya. Ubundi izina umugore, yego, umugore rigaruka inshuro 252 muri Bibiliya. Neza neza. Muri Bibiliya yera ahantu handitse umugore bigaruka inshuro 252. Hanyuma abagore bakagaruka inshuro 242. Umugore n'abagore biratandukanye. Yego. Noneho rero turaza kwibaza impamvu umugore avugwa inshuro zingana gutyo muri Bibiliya. Nayo nicyo ndaza kwibandaho. Yego. Kugira ngo nabwo tuzakomeze kureba umugore ariko turebye umugore. Ubundi umugore ni umwihariko w'Imana. Nicyo bisobanura. Yego. Guhera mu kurema umugore ni umwihariko w'Imana. Kandi umugore akaba ari ufite ibanga ry'Imana. Niyo mpamvu ari umwihariko. Ndaza kuvuga umugore mu bice bitandukanye. Umugore ndaza kumukwereka nk'umunyembaraga. Kandi abantu benshi bazi ko umugore nta mbaraga afite. Niko twese tuzi. Umugore ni umunyembaraga. Umugore kandi ni umuntu w'agaciro ukenewe. Umugore ni igisubizo mu buryo bwinshi kandi ku mugabo. Umugore ni ukwiriye. Nukwiriye. Ndaza gutangira kugira ngo turebe guhera mu itangiriro. Icyo nenda kuvuga uburyo Bibiliya ivuga ku mugore n'uburyo umugore ari umwihariko w'Imana. Tuvuyeho bya bindi byo mu mategeko y'Abisirayeli, amategeko y'Abayuda aho bavanga umugore ngo ntabwo yemerewe kuvuga, cyangwa se umugore akaba bavanga ntabwo yabarwaga. Ntabwo ari ukutabarwa ahubwo umugore bwari ubwizigame n'umwihariko w'Imana kandi nk'igisubizo. Ako kantu kugira ngo mukumve, nta buryo umugore atari kubarwa, ahubwo y'Imana yabaraga cyangwa se ubwoko bwa Isirayeli bubara, umugore wari undi mwihariko ukomeye, wari undi mwihariko w'Imana. Kuko ndaza kubigusobanura kandi uraza kugenda ubyumva. Si ukubera ko umugore ntacyo yari avuze, si nuko umugore adafite icyo avuze, ahubwo umugore afite icyo avuze. Iyo bavuze nyine umugore ujye wumva imbaraga. No mu rugo muri umugore n'imbaraga. Bajya bavuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo. Bishatse kuvuga ko kutabarwa k'umugore ni ubwizigame bw'Imana, ni umwihariko wayo, kuko afite ibindi yateguwemo. Ushobora gusanga ibyo ugiye kumubara amata ari by'Imana yamuteguriye, ariko umugore ni umunyembaraga. Ndaza kuguha nk'urugero. Buriya turi abagabo, ibyo kujya kumubara, twese turi abagabo, twese turi abagabo. Umugabo si umutware, siko Bibiliya ivuga mu rugo. Ni ukuvuga ngo umugabo ni umutware, ariko buriya umugore ntabwo azwi n'umugabo. Nubwo umugabo ari umutware, ni ukuvuga ngo umugabo atwaye uwatazi. Gute? Tugende tujya mu irembo.
Imana irema mu itangiriro. Uvuga ngo ijya kurema umugore yabanje gusinziriza nde? Adamu. Kuki se yaremwe Adamu adahari? Nuko buriya kuntu nge mbona Adamu iyo uriya mugore aza kuremwa ahari nawe hari ibyo yari bushake kugira ngo bishyirwe ku mugore we. Iyo ni imagination yawe. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye nyine muri Genesis cyangwa mu itangiriro 2:21 herekana ko Imana ijya kurema ubundi umuntu wabanje kuremwa wa mbere na Adamu, ariko Imana imuhisha irindi banga ifite. Imana yari igifite undi mwihariko inyuma. Ntabwo Adamu ubundi yari umuntu wuzuye, ntabwo yari umuntu wuzuye, kuko Bibiliya yerekana neza ko Adamu ubwo atari yihagije, atari yuzuye. Ni ukuvuga ngo ko uw'ingenzi yari ataragira ati kugira ngo Adamu agaragare. Uvuga ngo umugabo agaragajwe n'umugore, n'uwo mugore atari umuntu ukomeye. Umugore arakomeye. Uvuga ngo kugira ngo ubuzima bw'umugabo bwuzure aba ariho, ni uko umugore agomba kuba ahari. Noneho Imana imaze kurema Adamu, Bibiliya itwereka ukuntu yamuremye, imuhisha ibanga ry'uko hari undi muntu ugiye kuza kandi uzabana nawe. Umugore niwe muntu tubasoma muri Bibiliya witwa umufasha n'umwuka wera. Nyine umwuka wera si Imana kandi niwe umufasha. Ninde se wagenderera n'umwuka bwa mbere? Agatura muri we. Umugore izi imbaraga zijya kureba Yesu mu gituro. Ahubwo wowe muri ibyo nabwo ngo umugore ni umunyembaraga. Buriya iyo ugiye kurwanya igihugu uturuka kuri presidence. Siko bimeze? Noneho burya umukuru w'igihugu adversaire yari kurwana aba yumva yafata umukuru w'igihugu cyangwa bagahita bamwica cyangwa uyoboye ingabo. Kubera ki? Ni ukubera ko ari udasobanukirwa imbaraga umugore afite. Urumva icya mbere mwirema ngo yasinjirije umugabo kugira ngo umugabo atazamenya uko umugore yarimo. Kuvuga ko umugore afite agaciro umugabo atazi inkomoko ya. Nubwo umugabo azima ni ukumva gusa ngo yavuye mu rubavu ariko materiyo zigize umugabo kugira ngo babane mu mahoro kandi mu mudendezo. Bibiri twereka neza ko ngo Imana ifata umugabo imusinziza noneho ngo imukura mu rubavu. Urwo rubavu noneho ngo Imana ruhindura iki? Umugore. Umugabo Adamu nawe aravuga ati akanakara ko mu mara yanjye nagufa ko mu magufa yanjye, kugira ngo babane bafite urukundo kandi bahinduke umubiri umwe. Oya ijambo ry'Imana ryaba ikinyoma. Ikize nticyumvikana kubera relationship y'Imana n'umuntu. Kandi nabwo Imana yari imuzanye nk'iki, yari imuzanye nk'igisubizo. Ni ukuvuga rero umugore Bibiliya irongera ikamuha agaciro gakomeye kubera ko Bibiliya yerekana hari mu itangiriro 3:20 yerekana ko ari we nyina y'ibifite ubugingo. Yego ni nyina y'abafite ubugingo, ntabwo ari ifite ubugingo, ni abafite ubugingo kandi muri abo bafite ubugingo umugabo arimo. Ubwo ni nyina w'umugabo. None se ni gute atari nyina w'umugabo? Ni nyina noneho w'ibifite ubugingo. Ikindi cya kabiri, umugore ntabwo ubuzima bw'umuntu bwabaho, nta buzima bw'igihugu bwabaho, nta buzima bw'umugabo bwabaho hatari umugore. Buriya niyo mpamvu nabona n'ubu no muri politiki barashoboye. Muri politiki ya leta nibo bari imbere kandi burya abagore ntabizerwa. Ubundi ubusanzwe abagore ni inyangamugayo. Ntabwo umugore abeshya, kubona umugore wabeshya avuga ibiriho. Burya na leta irabakunda kubera ko iyo hari nk'icyaha cyabaye hakaba inzego za leta zishinzwe umutekano zikaza kwenteroje umugore kugira ngo zimubaze ko byagenze. Baba bizeye neza ko baguye mu ruhando rw'amakuru nyakuri. Ubwo no kuvuga ngo umugore bwe ntabwo yagira utundi tuntu tw'uburyarya. Ni nayo mpamvu rero buriya umugore ni inkingi ikomeye ariko ihigwa na Satani. Kuko Satani iyo atsinze umugore aba atsinze urugo. Kandi iyo Satani yatsinze umugore aba atsinze itorero. Ni ukuvuga ngo kandi itorero ni umubiri wacu, mu nda y'umugore niho itorero burya riri. Yego. Ubwo bishatse kuvuga ko umugore nk'umwihariko w'Imana nta hantu ahejwe. Ni ukuvuga ngo mu mwihariko w'Imana ndaza kuba ibindi bintu bikomeye ku byerekeranye n'umugore mu mwihariko w'Imana. Nka buriya muri ya mirimo ari kuvuga y'itorero ntabwo turaza kuyivuga yose ngo tuyidetaye kubera ko itorero ukwaryo hari n'ibindi twabonye mu kiganiro cy'ubushize cyerekeranye n'idini. Buriya mu idini bashyiraho ubutegetsi uko bashaka bakurikije imyemerere yabo cyangwa se uko imirongo yabo y'imiyoborere imeze. Ariko mu buryo bw'itorero ntabwo bigombera ubutegetsi, ahubwo uwuzuye umwuka arahanura. Niko bigenda. Noneho buriya umugore ukunda ari umwihariko w'Imana ukomeye. Urabizi ko Petero niwe wahawe iki? Niwe wahawe inshingano z'itorero. Petero ahabwa amasezerano
agomba kujya kugira ibyo yamamaza muri public muri rusange. Ariko nabwo umugore niwe muntu wa mbere wigaragarijwe na Kristo ku muzuko we. None se ba Mariya Magadalena bajyanye ibihumura neza kumva, nibo bantu Yesu yiyeretse bwa mbere ari mu ishusho ya marayika, arabwira ati mugende mubwire Petero ko umwami wabo yagize ate, yazutse katari hano. Petero yagiye yajyayo, ariko inkuru iturutse kuki? Ku mugore. Ahubwo uraza gusanga umugore yaratumwe. Nacyagiye ari ku musaraba, nzi ko yaririwe n'abagore. Aho ngaho ni bwa buda, ni za mbaraga z'umugore. Aho abagabo bataje bashaka kuba baherekeza Yesu. Uzi ko ba Simoni Petero bagombye bwa Yesu, Simoni yigeze abwira Yesu ngazanamupfira. Ati ngende nibinashoboka nzagupfira. Abivuga n'umunwa arabivuga. Abagore baza kurwanya ariko abagore nibo bonyine bahagaze mu ruhando, kuko Petero yagiraga ahantu agakikira akavuga ati reka nta n'abo tuziranye rwose simuzi. Urimo urabyumva? Simoni Petero byaramunaniye yarabivuze n'umunwa, ariko abagore babishobora batarigeze babivuga. Yego, bakoresha ibikorwa. Buriya wenda reka tujye mu buzima bunasanzwe. Buriya abagabo nubwo bavuga ngo nta mugabo uhindagurika ku ijambo, ariko umugabo arahinduka no ku buriri arahindukira. Ariko buriya abagore ushaka kumuryamisha mu mwanya umwe akaguma muri pozisiyo nyine uwo mukeneyemo. Reka tubivuge muri ubu buryo, nubwo turi abakozi bigisha ijambo ry'Imana, ariko mu ijambo ry'Imana harimo no guhugura abubatsi ingo. Nta mugore ujya upfa kwiturungirira ngo ahindukire aryamanye n'umugabo we, wenda ngo arebe ukundi kuntu kutari muri pozisiyo umugabo wamukeneyemo. Ariko umugabo we ananirwa vuba urubavu akaba yanahindukira. Ako nako urumva n'inda faiblesse dufite, ariko tutarenganyirizwa kubera ko buri muntu wese afite uko yaremwe. Ariko turenda kwerekana ko umugore tugaragaza nk'aho ari umunyembaraga nkeya, nawe ni umunyembaraga, ni n'umwihariko w'Imana. Hari ibindi bintu Imana yamuremanye kandi bifite ubushobozi. Ko umugore muri make afite umwihariko udasanzwe hagati ye n'Imana, kandi bafitanye ibanga, ni umwihariko n'ibanga. Icyo kintu wacyumvise? Hari ikindi Apotre Atanaze yarambajije, yaratangiye kuvugaho. Nyine turi kuvuga ku kintu cyerekeranye na Yesu. Abagore nibo batabashije gutinya gupfa cyangwa gukubitwa cyangwa guhohoterwa, nibo bonyine bemeye kujyana na Yesu kurinda agera hajya kubambirwa. Naho yajyaga mu rubanza babaga bari kumwe nawe, ndetse no ku musaraba baragiye bararira, batitaye ko abandi bantu Bayuda cyangwa ubundi bwoko buri buze kubakomeretsa bukabica, ariko bararira mu gihe abagabo nabo bari batinye kandi ari intumwa. Ni ukuvuga ko umugore n'umwihariko w'Imana, hari icyo Imana yatoranije ku mugore. Umugore rero mu bundi buryo ni challenge Imana yahaye umugabo. Ni ukuvuga ngo uburyo umunzani w'umugabo mu gukiranukira Imana kuri ku mugore. Yego, kuri ku mugore. Uvuga ngo buriya niyo mpamvu umugore n'umugabo bagomba kubana. Yego, kubera ko imbaraga ziri mu mugabo zipimwa n'umugore. Iyo ni challenge inakomeye cyane. Umunzani w'umugabo mu gukiranukira Imana uri ku mugore. Burya wananiwe kubana n'umugore, umenye ko gukiranukira Imana kwageze gute? Kwakunaniye. Iyo umugabo burya bajya bavuga ngo uguhiga ubutwari muratabarana. Ari burya abantu mu buryo bw'iyobokamana bajya batyara agatanga ubuhamya ati ngewe Imana yampaye imbaraga, ndi umuntu ukomeye, nta mugore wampangara, nta biki n'ibiki, nta kintu cyagira giti. Ariko iyo turebye nka ba Samusoni mu buryo bwabo mu gihe cyabo, Imana batoranije nk'abanyembaraga, ariko ibahinyuza ikoresheje umugore. Ibahinyuza ikoresheje umugore. nabyo byabaga ari umugambi w'Imana. Ni challenge y'Imana kugira ngo umugabo ahagarare ashikame. Ubundi bitari mu ndambara ntabwo umenya urugamba, ntumenya no kurwana. Ariko abagore bari mu bantu badistrongiza. Reba na Dawidi yagerageje umugore. Baduha imbaraga kugira ngo bigire. Kuko urumva ziriya mbaraga ziri mu mugore, mu buryo bw'Imana, Imana izikoresheje, Imana yibanye n'umugore ikamukoresha, umugore yahindura n'igihugu. Umugore ashaka kurira akavuga ati umwanzi udutera mu gihugu cyacu napfe cyangwa kibure. Umugore na abagore bashaka mujya mubona ko wenda nk'u Rwanda rwo rwaranahishuriwe, bafata umugore bamushyira imbere mu mwanya. Buriya abagore bajya baririra ubutegetsi ngo buveho bukavaho. Urumva izo mbaraga abagore bafite? Bararira neza n'abavuga ngo n'ubutegetsi ngo tubishaka ngo nibuveho, abagore bakajya biruka barira amarira y'abagore rero. Imana igahita ibyumva ikavuga ati umwizerwa wanjye
urumva ko ari umwihariko w'Imana ubutegetsi bwose bukagira hari nawe ijambo rivuga ngo muhamagara abagore bazi bazi kuri amarira y'abagore niyo yatsinze urugamba. buriya tugira ubuyobozi bwiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu yafashe umugore aramusigasira kugira ngo amateka avugwa mabi ku mugore aveho, ndetse n'umugore ataza kujya mu ihohoterwa. Ngira mu kiganiro cy'ubushize twanakivuze, buriya abayobozi bajya bayishurirwa n'Imana, kuko ibyo yakoze n'ibiri kure ya Bibiliya nta Bibiliya yemera ko umugore ahohoterwa, kubera ko urumva hari ibanga umugore atwaye, no mu muryango hari ibanga umugore atwaye, kugira ngo isi yororoke. Aho kantu ubanza ukamenya, mubyare mwororoke. Iryo jambo ryavuzwe ryari? Ryavuzwe Eva ahari, ntabwo ryabwiwe Adamu. Mubyare mugire mute? Urumva nibyo twarimo tuvuga. Buriya akenshi ubutegetsi dufite twebwe akenshi bukunda gukora ibintu kandi biri muri Bibiliya, ariko abanyamadini barabihishwe. Nka kiriya kintu cyo kurengera abagore, kuvuga ngo umugore najye kwisonga, umugore nakomere, umugore ye guhohoterwa, biriya biri mu ijambo ry'Imana. Uko ntabwo wafata inkomoko yawe, twamaze kubona ko ari nyina w'abafite ubugingo, ugatesha agaciro inkomoko yawe. Kandi bajya bavuga abanyarwanda utazi yava oya mfite ibintu bitanu bigaragara nko kubura inkomoko ukabura n'icyerekezo. Harimo no kutubaha so na nyoko, harimo kandi no gutesha umugore agaciro. N'ubuvuga noneho rero ni ukuvuga ngo leta yuko izi inkomoko y'umuntu uwo ari we, umugore burya bagira na resistance. Ni Imana buriya abagore bagira n'akantu ka resistance, kuko bafite umwihariko. Buriya umugore, reba ukuntu Imana yamuremanye ubuhanga n'imbaraga. Umugore aratwita, umugabo amutera inda agatwita, umwana wawe akamara amezi 9 mu nda ya mama we, wenda wemerewe no kurunguruka ngo ujye kumureba, amugutwara ari bagenda baganira. Noneho umugore mu gutwita kwe muri amezi 9 ntibinamubuza kurya no gukora indi mirimo yose, umva izo mbaraga n'indi mirimo yose akayikora. Umugore akabyara, umugore akarera. By'ukuri hari nk'ibintu, buriya hari impano ziremereye Imana yahaye abantu, ikanaba no kwihangana. Urimo urabyumva? Wakubwira ngo rarana n'umwana w'uruhinja, abagabo benshi bajya bagira igihe akavuga ati njyewe sinshaka insakuriza sinzi ibiki, bimwe abantu bishyize mu by'abasirimu. Ariko umugore agafata uruhinja rurira, akaruhoreza, akaruha amabere, akagira ate, akamwagira, akazakwereka umwana wawe afadika. Uwo muntu ni umuntu wafata watesha agaciro. Iryo ni ivugabutumwa, amubwira neza mu gihe umwana akora ikosa n'umugabo akahaturuka hari ati turi kuko kireba. Ariko umugore ubana nawe utangira mwirere. Uburyo nashatse ni baba bakunda uvuga ati hano harimo akantu mu gipfunsi, ni inyoni, ni inuma, ni igiki. Umugore niwe ufite wa mwana mu buzima bwe, ushatse wakwigaragaza akamukwiba. Yego, rero ni ukuvuga ngo uwo ni umwihariko Imana yahaye umugore, kuba ari inkomoko y'ibintu, ni inkomoko y'abantu. Kuko iyo unarebye mu mpamvu 3 cyangwa se inkingi 3 shingiro zo kurongora cyangwa se gushyingirwa, bamwe babyita gushyingirwa, nabyo ni nabyo iryo jambo naryo rirakoreshwa muri Bibiliya, nubwo wenda uko bikorwa mu buryo bw'idini ntabwo ariko biri muri Bibiliya, kuko nta formule yo gushyingira muri Bibiliya. Ariko iyo urebye nabwo icyo Imana yashingiyeho kugira ngo umugabo n'umugore babane, aribyo twita mariage. Icya mbere tukibona aho ngaho nyine, kuko umuntu atagomba kuba wenyine. Urumva ko umugore aje ari igisubizo. Yego, tukeneye igisubizo. Uvuga ko ufite ikibazo, icyo kibazo gihoraho kugira ngo kiveho ni uko ubona igisubizo. Noneho ngo Imana imuremera umufasha umukwiriye. Iyo bavuze ngo ijambo umufasha umukwiriye, ntabwo abantu bajya baryanariza umukwiriye completely. Ni ukuvuga ngo igisubizo cyuzuye wowe urakibonye. Reba no gutesha agaciro igisubizo cyawe cyuzuye. Ibihano bitegereje abantu benshi. Ahubwo abagabo wenda mwibuka Imana aho bagiriye imbabazi, ariko ubundi reba kuba wowe umuntu waremwe udahari ukamukubita urushyi. Umuntu waremwe udahari ukamukubita urushyi. Ubwo yamuremye
iyamuremye nikubaza ngo umukubitiye icyurushye noneho ukanikarakasa wowe ngo ufite imbaraga ukajya uzumva nyine ngo ufite imbaraga z'umubiri, ufite imbaraga z'umubiri, umugabo agira imbaraga z'umubiri nawe arazifite, ariko umugore amurusha imbaraga z'ubwonko. Iki kintu ntabwo kizi. Umugabo afite ndumva mbiziho, umugabo biologically nta mbaraga agira, afite za physically zigaragara inyuma, nazo zishobora gusenyuka kuko umugore akurusha amasasu, umugore akurusha intwaro. Ikindi nari ngiye kuvugaho gato ni ukuvuga ngo buriya ikintu numvishemo gikomeye, ikintu kirakomeye ni ukuvuga ngo abagabo bahora baboroga barira ngo barahohotewe. Yego hano mu Rwanda ngo barabangamiwe kubera ko ngo bahaye umugore ijambo, uhabwa umugore ku ijambo umugabo akavuga ko ahohoterwa, ariko nyamara menye neza ko uyu muntu nicuye nkasanga ndyamye iruhande nuko ntabwo nzi uwo ari we, tubana ntamuzi, nibyo vuze. Ese ubundi abagabo icyanezeza umugabo ni uko umugore afite yaba nta jambo agira kandi ariyo nkomoko ye, bivuze ngo ubwo ikintu nari nshatse kuvuga ko gikomeye. Wowe umugore yahawe ijambo, uretse hari akantu mwatangiriyeho ngo ese mwivugabutumwa bimeze bite. Umugore yahawe ijambo atumwe na marayika kujya kubwira abandi bantu ko Yesu yazutse. Aho kantu wakumvise asanga abagabo aho biyishye, mwari muzi byaba aho kantu konyine ko kujya kwamamaza ibyo bintu, iryo jambo akarihabwa, ubwo wowe uri umuntu wabivuguruza? Iryo jambo rongera rimwambureze kandi ubwo yavuze ubutumwa gasubire mu marayika yamutumye, marayika yamutumye kajya kubwira ba Petero ko umwami Yesu yazutse. Aho yabasangaga aho ngaho bari gusenga, ari sinabari nta makuru. Bangura n'abagore bagira impano nyinshi zihishurira, bagira n'ubuhanuzi, ikintu gikomeye baranahanura no guhanura, barahanura. Nitujya mu nshingano z'itorero nzakwereka abagore mu kiganiro cy'ubutaha imirimo bagiye bakora mu iyobokamana. Bivuze ngo abagore nabo kubungwabungwa, ahubwo umugore ni umwihariko w'Imana. Nicyo kintu twatangiriye, umwihariko w'Imana rero ntiwawuvogera, ahubwo wisunze ku mugore icya mbere wagwira. Iyo wisunze umugore ukamwiyungaho ubwo uraguka mu mpande zose. Yego gusa neza, none kubera ko impamvu ibiteranye nayumvise ntabwo twajyaga tumenya ko uyu musore urongoye uyu munsi ntabwo twari tuzi ko uriya ahawe inkomoko ye. Naho kiriya cyo kuvuga ngo wenda ngo inshingano ngo mu ivugabutumwa ngo ese ngo ya pasiteri ngo se ngo yaba ngo umushumba. Pasiteri si cyakora gishyashya n'igihe, nubwo afite administration ya church ariko nta kindi akora uretse guhanura, si ijambo ry'Imana. None se umugore we ntahanura n'ubundi? Umugore se n'aba minisitiri wenda twari turi mu itorero biriya rero bikwiriye kubera ko abifitiye ubushobozi. Birabyo none n'amashuri, kandi abagore none ahantu bagereye ndabona afite n'amashuri, noneho barize baramenetse. Bazajya naha mu muhanda urebe, oya ni mu kigereranyo nziza nibo bazitwaye muri education, mu kigereranyo dufite mu burezi ubu ngubu abagore nibo bari imbere mu mitsindire, banafite ndetse imbaraga mu bumenyi, babasha kwiga bagakurikira abana b'abakobwa. Nuvuga rero nibo baza na talents, impano zabo mu kuvuga indimi n'imibare, ubu ngubu barabizi. Ibyo kuyobora igihugu cyo ntabwo wakongera kujajinga ngo uvuge kubera iki ngo umugore ngo yayoboye igihugu, kandi umugore yaravuye hahandi bari baramushyize, umugore araza baragira aho ngaho ni mu buryo bwa politiki. Noneho rero n'umwiyobokamana nitugera mu ruhando rw'ubumenyi ngo ubu ngubu nka leta iravuga ngo umuntu ugomba kuba ayoboye idini, aho kandi noneho tukagarukeho, agomba kuba afite amashuri, afite bachelor's degree muri theology, cyangwa se afite certificate cyangwa se ikindi cyangombwa cyerekana ko yakurikiye iyobokamana, ariko akaba afite n'ikindi cyiciro cy'amashuri. Impamvu babyo bibujije kubyumva, tugeze mu ruhando rw'ubumenyi, nitugera rero kuyobora ya koperative, ya association twabonye ya dini, ntabwo turaza kujya muri conditions zo kuvuga ngo uyu ni umugore. Turareba ahubwo umuntu ufite ubumenyi, uko n'ubundi uzagira icyo ageza abandi bantu mu buryo bw'ishyirahamwe cyangwa se no mu buryo bw'ibyo bagamije. Ariko mu buryo bw'umwuka iterambere ry'umwuka rizasubira. Gute se? Hari byasiri byese
icyo nashatse kuvuga njye ndi kuvuga ngo bishatse kuvuga ko ubwo leta yo yamenye umwihariko w'Imana mbere y'amadini. Oya sino kubimenya mbere. Amadini arabizi yarabyirengagije cyangwa ntabwo yarabizi. Ariko ikibazo cyanyu murimo murakibaza. Ngiye cyo nigishije nakweretse ubushobozi umugore afite. Nakweretse ko umugore ari umwihariko w'Imana. Iyo ni step ya mbere. Numara guhishurirwa umugore n'izi imbaraga afite. Nuko Imana yamugize ukaba uzi ko wowe uyoboye umuntu kandi yararimo udahari. Ukira no kumukubita. Mbona no ukabugiye no kumuheza. Ukabugiye no kumuheza mu by'Imana yaremye mu by'umuremyi wamuremye kandi ari we nyina w'abafite iki ubugingo. Cyo kiraza kukugonga. Birashoboka ko ari ibintu wenda muri Bibiliya no mu ntumwa nta mugore wari urimo. Mu ntumwa tubona zira 12 nta wari urimo. Ariko nubwo nta wari urimo ndibikuyeho umwihariko w'umugore ku Mana. Ndibinakuyeho uburyo Imana izirikana umugore cyane ikanamwumva buriya n'umugabo azajya munahaguruka umugabo uhaguruka mu rugo ujye ushaka ukuntu bana umugore amahoro umugore bajya babona gufatira iry'iburyo umugore ajya ahora avuga ati Mana arinda umutware wanjye, Mana umutware wanjye murebe, Mana agirira abagabo neza. Umugore yabyateye biraba ubwo Imana irabumva cyane ariko si ukuvuga ko itumva n'abagabo. None byerekeranye no kujya kurwana inshingano ngo najye kuba ngo pasiteri ngo najye kugira ute bafite nabwo n'ibibaziga bitandukanye urimo urabyumva wenda ku byerekeranye n'ivugabutumwa ku byerekeranye nyabyo ariko kuba atabaye pasiteri ntabwo bivuze ko mu itorero atabona izindi nshingano ko abadiyakoni n'abadiyakonikazi mujya mubasoma. Pawulo yabibwiye ba Timoteyo abibwira ba Tito aravuga ati nimujya gushyira abakuru b'itorero mu myanya abadiyakoni bagomba kuba bameze gutya, abadiyakonikazi bagomba kuba ari umugore w'umugabo umwe. Kandi diyakoni icyo bita diyakoni burya umudiyakoni inshingano ze zijya guhura n'iz'umushumba kuko nawe aba afite kwakira abashyitsi, afite kugira ute. Ubwo se ubushumba butari ubwo noneho ni ubuhe? Ubushumba butari ubwo ni ubuhe? Umwihariko w'Imana inshingano ku badamu ni umwihariko w'Imana umwihariko w'Imana nuko n'umugore Imana iramukoresha. Ubundi se abantu nibo bahereze mu damu inshingano cyangwa n'Imana yazimuhaye nuko n'umugore Imana iramukoresha cyane kuko umugore Imana itamukoresheje isi yarimbuka. Imana yarahaye inshingano umugore ahubwo menya ko no mu rugo Imana itabanye n'umugore wawe nta rugo wabona. Nubaga Imana iri close y'umugore iramwegereye cyane. Ibuka Mariya ahabwa inshingano zo kuvanga azabyara Yesu. By'ukuri ntabwo ari we mubyara Roma sinzi ndira n'ijambo ry'umwuka ariko marayika aramubwiye ngo umwuka wera azakuzaho imbaraga zisumba byose zagira zite zizagukingiriza. Ni ukuvuga ngo Mariya nka wa wundi abantu bazi cyangwa se umugore wa wundi abantu bafata nk'umuntu udasobanutse cyangwa se nk'umunyantege nke agiye gukingirizwa n'imbaraga z'Imana kugira ngo agaragare nk'ugize ute nk'ushoboye kandi nk'ukomeye. Aho kandi murakumva ni ukuvuga ngo uriya mwuka waje kuri Mariya waje kumushingira igiti kandi buryo bwari ubutsinzi bw'umugore biri mu gitabo nanditse nzabikwereka uko ryari isezerano Eva yari yarahawe mu itangiriro igihe bakoraga icyaha Imana iri guhana inzoka ihana abakoze icyaha yaje kugera ku mugore igira imbabazi. Uretse ikintu yavuze ngo azabyara agize ate ababaye mu buryo bw'umubiri ariko nabwo yongeye kumubwira ko muri we harimo imbaraga ni izihe urubyaro ruzakomoka kuri we ruzamena Satani umutwe. Byari bikwiriye rero ko Imana iza ikiyitirira umugore Yesu w'imiryango yo mu isi no mu ijuru yagize ite yitirirwa araza agaragara ko avutse ku mugore kugira ngo ajye gukubita ki Satani. Icyo cyonyine nubwo Yesu mukuru nyakuri atari ubyara nako Mariya atari ubyara Yesu mu buryo bw'umwuka kuko Yesu urumva icyo cyo n'indi teoloji ikomeye kuko Yesu si umuntu yigize jambo yigize umuntu ariko si iki si umuntu. Mu kwigira umuntu rero yitiriwe abantu yitirirwa imiryango yo mu isi noneho umugore agaragara nk'umunyembaraga ahabwa agaciro n'umwuka wera w'Imana. Urubyaro yitiriwe rujya gukubita Satani nibwo butsinzi duhagazemo. Nibwo butsinzi uragenda ugiye gukubita Satani
urumva rero uwo mugore ntabwo ari umuntu woroshye, Imana yamukoresha always. dusatira umusozo w'iki kiganiro cyacu, Eh, tuzabisukura ubutaha ikiganiro kirekire. Reka tuvuge ngo umugore yubahwe. umugore n'abantu bose bubahwe, ariko umugore nabwo ntibive mu rujijo rw'uko abantu bamwita cyangwa se gushaka kwerekana ko Imana yamutesheje iki agaciro, kuko Pawulo yanditse mu rwandiko yandikiye Timoteyo, ndibwira ko ari mu gice cya 2, aravuga ngo n'abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera. Bazakizwa mu ki? Mu ibyara nibakomeza kwizera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo kandi Imana yagirira umugore icyizere noneho ngo twongere tuvuge ko uwo mugore yacyambuwe. Hari uzasoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2, uzahasanga icyo bita inshingano z'abagore guhera ku murongo wa 9, hanyuma ku murongo wa 15 ngo nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera bakagira urukundo no kwera bakirinda. Ibindi abagore bitirirwa ni nk'uko nawe wageragezwa, ni temptation, ni nk'uko wageragezwa. Ikindi kandi twamaze kubona ko igeragezwa ry'abagore rishingiye kuki? Ku mbaraga bagize bate bafite, kugira ngo Satani nashaka gusenya itorero arisenyere ku mugore. Namara gukubita umugore, umugabo aba agize ate? Umuryango wose uba ucitse intege. Aho umugore agaragaje imbaraga ziraboneka. Aho umugore agaragaje imbaraga, umugore yatsinze n'abandi baratsinda. Iyo atsinzwe urugo ruba rutsinzwe. Imana idufashe kandi tugire neza, turagushimiye cyane, tugize neza kudusobanura byinshi tutari tuzi ku bijyanye umugore mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa se umuco nyarwanda. Uwiteka umugisha, reka twizere ko nitwongera kudutumira uzagaruka ukadusobanura byinshi tutazi ku bijyanye n'iyobokamana, uzabigize neza. Hanyuma hari umuntu ushobora kwifuza ko yabasha kugusobanurira byinshi kuri iki kiganiro n'amagambo y'inema. Kino kiganiro ngira ngo wenda mfite cano, ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha nzayibaha kuko ntabwo ariho naje kwiyamamariza, ariko ubundi busanzwe ngira ikiganiro cy'abubatsi ingo, nkagira n'ikiganiro cyo kuvuga ku mugore cyane. Nakubwiye ngo umugore Bibiliya imuvugaho inshuro nyinshi cyane, inshuro 494 zivugwa umugore abagore. Ni ukuvuga rero nuzumve nk'iyi kintu uzagira amatsiko kugira ngo ubashe ukiga neza ukimenye. Hanyuma nimero yanjye rero ni 0788 37 31 662. Apotre Anastase, iri no kuri WhatsApp. Amahoro y'Imana namwe. Bye bye.